Ngiye kumperapera none ndakubujije Ntuzatere ivi kuri sheri wanjye gute ariko kuko iyo mumaze gusiga abagabo mutera abantu urabona jana namukomeye musenzi w'umwana uko jana nagukoma urumva jana umusaza umva reka nkwereke ibeshye gatatu ibiki kamwana azagukwitira ku mugore wiwe bazamuka agenda nawe uvarindura aho ngaho cyangwa bagutwara ase uba ushaka gutwara umugabo w'abandi jampaye aho kuko abantu bawimuye bakagira bati jana nagukoma je buri mana nagukoma je okay ikiganiro jana namukoma turagisoje ikiganiro ikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri mudasobwa show banyita Theo 7 Pro umuhungu w'aba diaspora speed drone yamamare ukaba wifite studio agaza ari amakuru gushira studio birakatari bya noye uyu mutipe ntago muzi anafite studio rugo y'urugo rwiwe haranditse ngo birabujijwe ngo kunyara hano uzanyara nakaniye hanga ngo ni miliyoni 5 none niko ameze se wibeshye gatari rugo ya studio ntabyo wase none bishatse kuvuga ngo birabujijwe nawe ugiye ukanyara ni miliyoni baturanye n'akabari karaho se ko mwaruga baje muri studio banyara ladies and gentlemen hari abantu baba baramenyereye kunyara aho babonye nta suku ariko nawe urahanyara aho ngaho rero Esther wowe yahagiye yanyweye kibingo nako kanya gite yinyara Esther ntabwo ajyanwa kibingo yanze gasone muri marete ye Esther yanze gasone muri marete ye uzabaza ugiye gufana ape ukayigotomera niyihaye hari kera bayita nguki Esther twajyanye abadiaspora bavanye inzoga muri Amerika hari hasigayemo igera hanga nimba mbeshye marayigotomera oya ni video cyuye avuga ati nibura ni nashiramo ariko ntago Esther icyo gihe ntago twajyanye kwa bayita yiteje imbere uyu mugore yiteje imbere ahubwo uyu munsi twambaye imyeru ahubwo uyu munsi warone hari ikintu ushaka hasi wa mugani mwabikoze mute ndeba mwambaye ibintu bijya gusa bavuga twambaye imyeru uretse twebwe kuba twambaye imyeru imitima yacu ibikeye umuntu yagiye kubatizwa mu bagaturika nanjye ndi umugaturika gatiti bareka nzigane Kiriziya nimwe ikomoka ku ntumwa batisimu nimwe ikizaba abakristu bose abagatulika abadeferi abaki bose baratureba ntibagiwe n'abisilamu ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo kuko YouTube channel irebwa n'abantu bose ntabwo irebwa abagatulika abisilamu nabo ariko betse gatoya mukobwa kwitana hari ubwa mbere nkubonye wowe ubundi wawanje uburanze urusunda dushira uranyibukije yakamwana yigeze kumamagara twe twakwanya ikiganiro anga yakamwana aguma hanga akodesha rogi ya 6 ntago umugore bararanye ntago namumenye nzavugisha niwe wasanga ruri niyo nguyu uyu mugore ukubona ari ibanda ubwenge azi ntashobora ntabwo ashobora kubyarana yaka kabiri uretse wowe siteri wafatiranye ukamusukamo mu bizi zaboze ntago namufatanye zaboze gutari Esther uramukunda kuba numva ubushaka ariko nari jewe ndi hano nk'umucacu wagumanye uriya mukecuru wawe warongoreye hariya tujya dukora ibiganiro na Manasi yaramwatatse aramwotsa umugore amwitse wanyishe amwise ayo mazi ya Nili wanyweye hano agura icyabiri tahira yo ngaho nari ntabwo ajya aguhonga ariko murabera kunyogoshesheje ariko sha ni kwa kundi inzu ishya ariko guhisha umwotsi bikananirana n'ubundi wiyogoje ariko imvi zagaragaye muzebwa zagaragaye gute se wanjye turowe ubugira ngo nerekata nk'izo zawe umva kera reka mbabwire ibintu bya kera hari abantu benshi babizi
b'abakecuru batubyara ahubwo uyu mukobwa afite agasura kazima ugakuba kurujyo utabaga ibintu afite agasura kazima ugasigamo amavuta ukabisiga nahure n'izigereza gatitize go mu mihanda nekomeze genda agomba mukobwa nawe niba uje mu muhanda bagiye kupotsa nyine ibi nibi reba umwana mwiza amazi mwiza guteze Batman jumva jepa nambaye ibirombe kuri mudasobwa show kugira ngo abanyarwanda bose bankurikira bose bande ibirombe bihe je banyita nohera artiste bro dore ibi ni ibirombe cyo kanoye cyangwa ushime ntabwo wagiye gutira imyenda mu mujyi oya nje padimo neza binirombe none murabyemba reba icangwe ejo yambaye za pantaro bitaga pate mudasobwa banza yereka abantu impamvu barateze n'icangwe kubera ngo izi mbeba zizaje urumva jemen original no ici umuntu w'umustar azana abantu mwese mukunda mudasobwa show nandika abana abakunzi wowe umeze nk'ifuku ifuku yajyaga itimbya ibijumba n'imyumbati akamwana ni umukene kundana nanjye ko ari umuntu ufite amafaranga njye ndi umukire uri umukire of course turi imbere ya mudasobwa araceceka turi imbere ya mudasobwa uyu mukobwa mwe bitanu tugiye noneho kugera hano umwanya nayaguhe yayahingiye se yahingiye ndamuhaye yakoreye kandi uvuze ko uri umukire uri umukire ko ndi umukire ubusa mudasobwa si bose abaya batino yiji we ngwira witereke mwishyure wivuga shobuja mudasobwa arubwo uramwumva yarasa ubukire bwe cyangwa imitungo hano umukire inyuma ya kamera yambaye ikote ryiza wanyamanye mwe tarapo yambara ari mubi icyo mushimira ntabwo aritira nkuko utira ari yawe yatira utari umukire se ahubwo njyewe izi t-shirt bambaye nayigutije nabatije nyine ahubwo muhite muregera ndabasore nimuyitware burundu ndabasore iyi ngiyi uyu mukobwa rero namutije ingesa niyo yingurira ibihumbi bitanu yagakunda orange igose none none waba wumvise akantu icyari noneho rirakwiye avuze ngo iki ishyari rirakwica avuze ngo iki Esther niwe waguriye nzovu uyu mupira ibihumbi bitanu ishyari rero none yaratashye ngiye kubona mbere n'ukuri hanyuma iki kinangaza aba batipe bagera hano iyo bageze kuri channel dukoraho yitwa Xrage TV bigira abana beza bagera handi bakabibirura ariko twigira abana reba yanga naha akuko mudakunda amatiku naho bigira abana beza ariko bageze ahandi kandi macaro barasana uyu yafashe yakorera anniversaire uyu nguyu umukobwa kiri mushimira azirikana umuntu wamuzamuye yafashe anniversaire y'uyu musaza arayimukorera azana kato amaze kuzana kato uyu musaza yarayifata yijugunya imbere y'abantu kuri kamera ishwanyagura kato bagita kato harya ni cake ariko kuki abantu mwabaye imbobo bitanga ayize nk'imbirije abantu mwabaye imbobo bitanga yemize nk'imbirije reka kwa nyirabitanga yarimo kunyitwikiza namugejejeho navugishije ngo Olivier gataka twashwanye ibyo we ntabyuzi yego bivuga by'abantu bakire kumenya sinamwango tumuvuge izina yazanye wisiki inzoga ya Rugino noneho original ntabwo ari izi bita kibingo ntabwo ari izi bita mabuye reka mvuge noneho ese bamusukiye mu karakwita seke babyita seke ese arakagwa atera shoti yahise asinda mu masegonda nkangaye noneho ese arambwira ati inzovu dutaye tugeze ku muhanda njye nzavugisha ukuri none mwana avugisha ukuri nzavugisha ukuri ese arafite imbaraga nkeya ahita yicara ku muhanda sibyo yari afite igikapu cyo kirimo imyenda akora uretse reka mvuge nawe uravuga reka ndavuga noneho ubwo nari muhagaze imbere kameramani ya Manibo nawe arahageze ahageze ngiye kumva numva arambwiye numva bwe kameramani wa Manibo ngo rata Olivier reba ukuntu umuntu uba wasinze ukuntu avuga ngo rata Olivier ngicara n'uruhande rwanjye niba ukuntu njyatambwiye ngo nicare iruhande rwiwe ngo yicaye ku muhanda cyangwa umuntu wasinze mbere uretse ceceka wese bati gatiti bana banyicara uruhande ntabwo ndi gatiti basinde gatiti bawanyoko sindi gatiti toso reka mvuge nawe uravuga reka mvuge nawe uravuga ntabwo nuvuga nge sinzakwinjiramo reka mvuge nawe uravuga kandi bavuga ngo ijambo ni rya gatiti nimba turi mu kiganiro baravuga ngo muvuge kuri tap kugira ngo nawe tureba barebe umuntu wavuze nimba nindangiza kuvuga nawe uravuga yego noneho ese ugomba abwiye Olivier nk'umuntu wasinze wicaranga mukazi gatoya
Esther akora ingiwe narinzi ko turi inshuti cyangwa twabanye bucya bwe Olivier ngo yicanga njye atabimbwiye ubwo nanjye wabiziyo nasomye kuza akabagabo benshi uvuga ni babari benshi hari umugabo urenze aba bose ufite imodoka uwo mugabo mureke amasambu ufite moto ese itera ku bitonya akazimushyira mu mugongo akamutwara ku kimodoka ibyo njye ntabyo nzi mukanya ni warakubiswe wowe ntabwo gatiti reka ndangize ibyawe reka twavuze ko reka ndangize ibyanjye nawe uraruka cyangwa uragira gute nawe gatiti ruka vuba twigende ubuhore ku ijambo rimwe kandi uzagwa ku kibazo wakagabo vuga vuba icyo nakoze n'umutsi wireze nese mfata igikapu cya Esther ndakirukanga na mpita mfata ndakijyana ejo bundi yarutse kuvuga ngo uruhu rw'umuntu aruteranyirije ngo urahazi ngo wabiboneye kuri Esther uri kumasa ikibuno cye urakimasa nabivugiye he uruki kuri kamera uruki ntabwo bivuze Esther nyabivuze gatiti mva ngubwiza ukuri gatiti bani wowe wambobowe wareye mu kiderenga ese ubundi gatiti abisobanura mubazi bisobanura umuntu w'inzererezi utagira haba ugenda umusabiriza umusabiriza none yakani gatiti oya reka mbikubwire ngo yavuze ngo iki cyakora wenda wavuze hari n'uwaje bangagiye mudasobwa show nimba arimo kutwumva aka kanya ntabwo ari ahangaha nakurikirana iki kiganiro kibarizwa kuri YouTube channel yo azansure iwanjye mu rugo asure na Esther aho aba Esther we turajyanye inde Esther wa mugure se mudasobwa nahari arahari boss cyamana gicera mu biro afite machine nawe uhari nyine nawe mbikuwe wanjije nawe uhari nawe yarasinda uyu yanywe inzo yabwe muri injiji sibyo nawe uri hano what is environment of Rwanda what is environment buretse gatoya suzuma ubwenge bwe what is environment wambo washyizeho amafaranga what is environment subiza ikibazo washyizeho amafaranga cyangwa bitaho cyangwa icyo waramenye kamenyere yenze nyina wamenye amafaranga y'abadiaspora wambo nkurusha ubwenge rana basinzi biki konde bari gukubita kwantikaza ababwiza gase ukubeshya imana izaguka bica amababa ukuntu noneho wibona witubarika bishyira hejuru ubaye unywa inzoga noneho we banakurongorera ubuntu ku muhanda neza neza reba ukuntu wasinze fanta hasi bitindara ngo usinde wa mukobwa nushaka gutera imbere ntuzaryamane na Noheli uzaba usubiye inyuma azaryamane nawe uzaryamane na gatiti nawe ntureba niyo fata oranje urimo kunywa yayikugure mu karyamane niyo ajyama ngo yayiguhonze nta mafaranga ashobora kugura ari n'umuntu yahaye amazi n'icyabiri hanyuma Esther ndamushimira ikintu kimwe yaravuga ati rero ubwo maze kuzamuka tereka nikureho umwaka wa satani niyambura umwambaro w'ubushika wambagara Esther akira ejo bunana twagira uravuga ati ntuzikore toza akira komujagaze ndayivani wa umutuje kugufuza reka musuhuza nyine yagenda yaravuga ati wamusebeje gato wigeze uryama nazo ara umukino ati nukurira gatiti wa ni konte sinigeze ndyamana nayo mfite hari abakoze neza sha uwo mugabo yaparitse benzi nari mari nawe yabatakurikira social media reka nshyireho umutima n'injye wabizanye nta na rimwe Esther igeze aryamana na gatiti ohita ucika amakuru nimba uri kuri moto ihita ijya muri ho Esther mani ahita ajya muri ho ahita ajya muri ho mwaryamanye ohita ujya muri ho urusha kuvuga ingorofani Esther yemera ko yaryamanye oya nukubesha ntabwo yemera ni content ni content Esther si content content mwete imana itubana mwese ari content ntabwo ari content ariko urabyemera ko na rimwe mwararyamanye ni content ngobe wakimara ni content gatiti barangije ni mu nabari gatiti baretse kumubiri ariko nzovu ikintu cyose wakora kuri Esther ari ijambo yageze kuvuga ngo kwibeshya gukora kuri naribeshye kugira ngo ndyamane nazo ntabwo mwaryamanye pe ni content umve Esther abadiaspora barakumva hari abantu bagukunda mwararyamanye cyane content kugira ngo uzamuke makumyabiri byari ni content
byose ni content ntabwo baryamanye ngo bakanagirana kwa Ako se kundi kuba kubera wararyamanye n'umuntu amafaranga akaza akigamba buri munsi ngo mwararyamanye ntabwo wapi twajyana. ni content mani ishobora byose nimba uyu mugore ni umugabo bavuga ngo ni content imana uzabahane izabahane se tudushadamu na Eva bacumuye Imana twararyamanye mu minsi 30 Kwicara no kwa Epic. Turi kumwe ababyemera ngo ka Epic bagiye yose aha naho harimo ikibazo gikomeye umugore wa Yaka. hari amakuru ejo nzarekura umugore wa Yaka hari amakuru ushaka kuzarekura danje Ntabwo navuga ntabwo narigeze ngo nawe ugiye guhakana ko baryamanye na Yaka nawe ugiye kubihakana ko nizeye ko ntabwo uyu mukobwa nawe yahayaka ni content yamuha ntugapinge waramuha ni nko kuvuga ngo Esther ngo ntabwo twaryamanye Ajya. uyu mukobwa yakamwasha Esther we nta nigeze guha Esther ntiyanaguha wowe kuko wowe ukoresha Esther kunda bamugerezayo kandi wowe karangana nk'aka gahera kanje mbese warakabonye akayigaya warakabonye ntabwo bivuze warakabonye mukabivuze warakabonye mukabikoze ikigo nivuga ngo mwavuze ibiri mwavuze ibindi muvuga mukabikoze ikigo mwakabirwa. nivuga ngo Bavuze Zobu ntabwo uri umugabo wo kugigirira Ese nimba kategori si urabona yawe. iyo uryamanye n'umugore arakubona ese yarambonye arabikubwira yakonye buri kunyara ufite agahera iyi kategori niwayishobora reka hari abatipe bafite imbaraga amaze kubona iyi kategori kubera ngiye bayida wowe wese wakoze iki uri Yesu uramucunguye reka mwereke wowe utangiye kuvuganira Esther utangiye gukora iya ndirimbo ayizamo kuko ntaguhemba Esther uzi ko banavuze yuko Nyamondo yavuze yuko ukorana iya ndirimbo no kunywa na Esther yarabivuze ngo kunywa byari binagoranye kuvuga ngo banyweye n'amazi yaramaze ntacyo wakora ngo nteranye rero kuko Steri ndabizi neza ko ninge twamuzamuye tumuca ku macano ujya kumusebya ngo twamahimbiye kote twamahimbiye kote ngenera amabondo ngo avuye ko muryamana nta n'imwe yigeze aguha ahubwo impamvu mugenda no kushaka guha ariko ya no twamahimbiye content Esther igihe kirageze ngo yikure mu mwijima wa gatatu mu mwijima ushatse kuvuga ngo nsovu ni umwijima none nawe ntabwo ndi umusozi ahora yijima wambona ngo ndi umwijima aya ibintu nawe ni umwijima cyane wose uri umuco mufate ibyo bintu. ahubwo mukobwa iyizire mu mucyo nguyu bari niba gatitiye bino hano ngo ndiki umugore wa Yaka reka mikubwira ntanze urugero none yafata umaze yayikuguriye mukaryamana nta n'ibihumbi 5 yagwa yavuga ngo tahira fanta hari umukecuru wataye amazi y'icyabire umugabo umukecuru arambaye 7 uryamana n'abakecuru umukecuru y'imyaka 40 ugira amahirwe abona bo baryamana ugira amahirwe abona abantu aryamana nabo wese bagusizemo za kaguru ko yagusizemo ntega amatwi nyuma umugabo uvuga ko yaryamanye n'umugore uwo mugabo barimbuka umugabo uza kuri social media agasebya umuntu bakoranye imibonano mpuzabitsina uwo mugabo barimbuka ninde wabivuze umugabo uza bati narakokeje abarimbuka imbwa nese abo uvuga bangana bate wowe uvuga ngo ntago ndinda ya bro wow sinjya tsamba narambekera bamwita Pierre bamwita wa mugore wabonaga na Esther mwaryamanye bangu ntawe nzi so wabivuze irarora ntawe nzi uwo muntu ariko ise ahubwo wowe ingegera ni wowe gatiti bara abantu habi aba muri ruhurura imibi izamuka yinjira mu nzu ye namaze kuvuga umuvandimwe wacu wahitubicano wowe uri muri bogisa mudasobwa ufungiye mu izika mu gasheke bafata inzu yanjye mbamo icyo cyazana bogisa mwabonye haniri ubwo site uzamukomeze murungire hariya sha uzamuziritse paka muri la bogisa dazahaze ikiri kijyaga Imana gufuza icyo nemera ariko mukanyisi kuwakana yuko ntaryamanye na Esther bogisa yanjye yageze mu ivariseri yarayigutumye kugira ngo guhereke yaraguheretse wumvise cya kintu mwavugaga ngo cy'akantu ko kujya kuraguza kwa Esther mukanya ubwo twaherukaga era bogisa n'inzovu ahubwo wayisiriye muri mari yanjye njya kwibuka none ngo bogisa ngo wimukaga aje gusaba ku bintu aje avuga ngo ugiye kubera icyo ubukigumanye bogisa yanzu narayijugunye barakoze kujugunya uriya mwaka uriya ni umwaka nzovu urashaje ufite ibihanga wagira ngo ni gariye moshi ni imihanda gariye moshi usaziye ubusa nk'igihaza nta uzajya
uyu nguyu ntuzamutereta indese kandi wavuze ko utazajya aho yakamwana yagiye cyangwa unagiye icyabe we niwateteye umukobwa ntabyo wamuha ubu nawe uraje mudana hira ry'ubusambanyi uyu nguyu nanjye twararyamanye ntabwo mwaryamanye aho utangiye kumusaba imbabazi ko wasigaye ari mu ndirimbo yawe izi mbabazi ziki yakoze iki cyangwa yankoreye iki wamuje kubivuga uyu ntabwo ari umugabo ngo mwararyamanye niko nkubaze mukobwa reka nibarize uno mukobwa sibyo sangiza mikoro hano na mwanya irakurura hano imikoro uramutse uryamanye n'umuhungu kandi usubiza ibintu biri seriye ntubikigorye ngo wese stupid ugere jitafu ukaryama n'umuhungu jitafu ni ikigori of course yasohoye indirimbo igira miliyoni Ijya byihora yayifite 2020 jitafu ni ikigori iyo ugize akarakora ni kanyamirwa bigoye tuza umva icyo ugiye kukubaza wiporomoka abangaba ni bagatiti barya muri jitafu yatereye umugore w'ifi yanze kugutumira yanze kumutumira yateye we ntabwo wega ntabwo zirani kote oya niko zirani content bro zirani ko wowe umaze gushyingura kanyange mwasezeranye kanyange mwasezeranye jitafu yavuze yuko atazagutumira bitewe n'umuntu wabaze wowe uretse uryamanye n'umusore akaza kuri kamera ariwe nanone ninde warambaye neza umusore nakora gusura yaba ari imbwa cyane jitafu makusha kwambara neza ese arabivuze atera ivi jitafu yambaye neza nagende nabira bitoki bimeze nk'amagaragamba yashaka amagaragamba se jitafu yakoraga akazi ko ntabwo mundusha kwambara ginano nase uranabeshye ukinywa kore nta muntu mundusha kwambara ukinywa kore dobandi ukidirenga we wasagute inde wasagute wampobo byo nyiri inkweto nabe kuna ngo yigure wowe iyo ni bodaboda kandi nazo yakikura wowe muzane umwambi twitwikore kwitaje akwiyange benda we bayita fi no nako byemeye inkweto z'amafaranga reka tuzane imyambi dushikana na nebuze 2050 wampobo wanjye hose twatwika ntabwo ishi wayiguza ngahe banzura ntuza yawe wayiguza ngahe hano hanze ngo bingahe hano hanze ngo imisenga hano hanze ngo nzavutwa mwe tuzamugera hano hanze ngo wayiguza ngahe igihumbi 10 wayiguza ngahe bitanu yayiguze bitanu nayiguze bitanu wanjye jyana utazi inkweto nayiguze muri shike wampobo ntabwo ayiguriye ibihumbi 10 icumi ye turagura 10 cyangwa 15 iyi nkweto igura kenzi wacucu iyi nkweto akamba byiza ukuri ese reba ucana noneho ucana umwambi acanye narwo cumi na bitanu yambaye icyumweru wajya kwigwa senkani inkweto igura senkani n'ingi buretse nari inkweto igura senkani n'agaringi yasha nagingi ibishiye ku iyi ntabwo yasha fata umupira wa mpobo kugira ngo byemere fata umupira wayo nibazane umwambi n'ikibiriti mukobwa genda uzana umwambi tuzitike zino nkweto turakoze zana zana ikibiriti wallahi yagiye kubikora ndemere gende nagura izindi buretse oya tubikore njyewe tubikore urarasa umwambi mushyira oya ndatwika turarasa nadushonga ni izina ry'Imana nibazanye njyewe ibyo byihorere nibabizane iyi ni parasitike nibabizane tuzitwike ni nka parasitike ubwo nawe uramva mugira inama niba ushaka kumenyekana wowe bwawe kumenyekana se uyu mukobwa ntiwamuzama we ntabwo wesha agaciro unaryamye ngo nayaka ntabwo twavuze ko twaryamye twavuze ko twakunda ako nushaka umva mukobwa nushaka wemere ko mwaryamanye hari ikibazo se hari ikibazo mwararyamanye amwaye ibi ngibi umwana uzabyazanye mwararyamanye mwararyamanye n'umwana uzabya azabimvuna mwararyamanye ntabwo barasubirana arimo kubunga na rombi imusanze asa amafaranga asaba abagabo bafite ariko baza kuryamana n'umuntu ureba nka Eliyen reba Eliyen umuntu ureba nka Kikongo nka Eliyen ukabona akuri hejuru umuntu ureba nka Eliyen amaso yawe ni Kikongo na Eliyen reka nkubaze ikibazo wakigogiwe Eliyen ni iki ku bantu bize Eliyen ni ikivejo ufite amaso nk'ikivejo niba reba urumureba nk'imbwa ikongera bamuyaga wowe urinjije ngiye kukubaza ibibazo tugiye mu bibazo noneho by'ubwenge tuba umuntu ufite ubwenge noye isi igizwe n'imigabane ingahe urahita uyimbwira nidushaka imigabane amafaranga ye ibiri ni iyihe harimo
umugabane wa Aziya n'uwa Afurika n'Uburayi ni 3 isi igizwe n'imigabane 3 Esther isi igizwe n'imigabane ingana kuko nabizi basingiye ko bazibaze aho no nawe dusaka nibi uje na none we isi igizwe n'imigabane ingana oya bajye bavuga ariko banavuga iyo migabane isi igizwe n'imigabane ingana nje mvuze 3 kuko baratuga nimba turimo kuganira tugiye tucyamo avuze n'ubwenge Noheri avuze abareba Afurika mudasobwa bane ko dufite ubwenge Aziya cyangwa avuga n'Uburayi ni ahiga uvuze warumbwiye isi igizwe n'imigabane ingana ishobora kuba ari imigabane 6 cyangwa 7 oya wishobora uzi ingana ni 6 uwuhe n'uwuhe kuko buriya Esther wapfa kumuha oya nabanza ko ayivuge uyu ukamuha 0.5 ku icumi abere ko uvuga ko wamwokeje ntabwo yakwemera Esther kurusha ubwenge twagiye nyine nabivuge navugamo nk'itatu yivuge iyo ntavuze iyo nayivuze niyo ushaka kuyivuga ibiri Amerika ntabwo Amerika ari umugabane Amerika ni umugabane wanjije we Esther kurusha ubwenge n'ikira unamugani nkunda kubibagirwa n'Uburayi kuyimubwiye erega muri injiji Aziya Amerika byakurane no kuyivuga Uburayi Australia nawo ni umugabane nose kujya byakurane tuza kujya kwisubiza ubundi yego Ugambe byari byakuranye baza n'uriye ngo reka tujye kuri wowe nuvuga ibyo tuvuze iyo yarapfumaguritse no kubona inzobe gusa nta kindi kintu wowe ni iyi nibe nayiriho ni 5 okay iyi ni iyi ngiye gushyira amafaranga kuri Noheri n'abantu muri oya nabanza asubiza imigabane twaseka n'agasura nta kintu fata iyi telefone yanjye utsinda mu 5,000 bazo bishyira hano kasha umwe babiri batatu amafaranga ari kuri okay telefone ni ukuri ko mfite amafaranga ngiye kuvuga mimi arayima maze umva noye arayima umuntu y'ubutsinde arayima amafaranga bahita bayakoza kuri nomero yawe banza uvuga uwo mugabo iyo migabane yakamwana umukora agakwemera twagiye twagutsinda kiza 5,000 umuntu uri butsinde ayo mafaranga urinjira cyo mu ribanga uyamuri imbere y'Imana okay kuko ndi kumwe n'injiji zingahe ndabaza ibibazo bibiri kuya umuntu atsindire 5 ndahera kuri wowe turazamuka oya nawe yarimo hagati uyu natsindwa nawe arakwikiraho no kucyo kuko nge ibibazo mbambaje nuko mbi nese mubanza mudusubize ubundi sigizwe n'imigabane ingana ni 6 cyangwa 7 oya gatiti subiza ngewe ku bwanjye nzi isigizwe n'imigabane 5 oya nagitsinze gatiti barero ureba nawe ubwo ntazi yabiva niyo bije ni 5 ntabwo igihe muri comment mu byandike muturebe muri comment bazabitubwira gatiti barabaza ibyo ibibazo bibiri biteye gutya mere hehe ruguru Esther u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe icyo nicyo cyambere none urambwira mu minota 3 uturere t'u Rwanda 20 tangira nsubizamo numva u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe imirenge urayumva sivyo urambwira nibura u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe urambwira umubare wayo urahari none urambwira uturere 20 endareka iminota nyongera uturere 20 uratumbwira mu minota 5 ko tangira banza umbwira u Rwanda rugizwe kandi iyo wishemo kimwe ntabwo ukomeza tuhita dufata undi muntu u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe u Rwanda rugizwe n'imirenge 30 watsinzwe twagiye kuri uyu mukobwa u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe watsinzwe nawe u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe imirenge 35 mwatsinze byose mwabyabonye u Rwanda rugizwe n'imirenge 416 tubaze n'ikindi rero kadokomeye ku cya kabiri ku cya kabiri mu gikomeza nabwo bitanu biri nabwo tukomeza okay Esther baraturira kuri telefone sivyo we cunga tugiye gutangira sangahe iminota 5 mba
sasa ni Amasegonda 38 agiye kuvuga uturere mu minota 5 arangiza na 43 vuga tungahe 20 two nkubaje tange sindagushobora we tange ubwo turema wampereye akambere kanumve Ruhango ucunge mu 43 uburere siburere uturere Ruhango Huye tubiri Nyanza 3 Nyarugenge 2 Gisagara Gisagara ni Gisagara dutanga kibazo kankureke nuza Huye nako iriya nuza wabyishe manje ugeze kuri 5 gusa Dutara wabyishe uze 5 ndimo kubona Ikibeho sawa yabyishe dukomeze babona cyane komeza ukana kubandi wowe oya wabyishe reka ya minota ntabwo irarangira ureko ageza na 43 acyari kuri 5 uretse dutanu ceceka muri fe myinshi Nyarugenge 6 wayivuze Nyarugenge yavuze Gasabo umuntu yisubiramo akantu yavuze ajya biteyisha genda reba Gasabo Nyarugenge yayivuze Gasabo ni 6 turatara cyangwa tureba ni 6 waba yatsinze twagiye kuri umukobwa ubwo uyu mukobwa atangiye igihe ki atangiye na 30 na 40 na 40 ubwangiza na 45 ko ni iminota 5 ashyizeho twagiye turere Nyamagabe Gisagara Huye Nyanza Ruhango Muhanga Kamonyi ubwo ni 8 ugeze ku 8 gende bakuzana ugeze kuri Nyarugenge komeza Nyarugenge ni ya 8 Gicumbi 9 10 ni 9 8 9 Nyarugenge 9 Nyarugenge ari ya 8 Gicumbi ni ya 9 ariko je nago njya niba basta nasubiremo ni 10 ngo yibare si yonyine y'amatungo inara y'amajyepfo mu turo 8 kandi nayirangiye 8 ugeze kuri Gicumbi Gicumbi ni ya 9 na Nyarugenge ndatubara 10 Gasabo ngo twagiye mu mujyi wa Kigali 11 Ngororero yego nibyo 12 Bugesera 13 komeza ariba ahantu hose Kicukiro yego yayivuze oya nawe yavuze 14 15 kane ariko ni kane arayariye yangayatu ni 14 ku winyiba kamwe ni 13 imbere y'Imana ngiye ndimo kubibara kubitwa ibyo mukopeshe yarama kumukopesha kumubarira otuwese wavuze yego 16 yego 15 na gatandatu tugenda arayariye wanuriwe na gatanu wanyu Kayanza ni 15 16 kira ni 16 nacu nacu kira ni hasigaye tune 16 twagiye oya oya nawe baramubwiye ngo Rwamagana Yeresha kamera hari oya gatiticara hano Gatiti. barayariye Yavuze Rwamagana. barayariye gatitiba gatitiba Rwamagana. gatitiba imitsiraje Rwamagana ntabwo ibara natugeze ku 15 Rwamagana yisi ariko imbere y'Imana ntabwo gasubiza nari 16 aramukopeje afite 15 ntacyo we nakomerezeho komezaho hasigaye tune n'ubundi Rwamagana nivemo ntacyo yarayikubwiye Kayonza yego Kanza wayivuze wayivuze na kirebe biba nawe 16 yayivuze ugeze ku 15 twonyine komerezaho komeza ase ariko komeza niba muri Kayonza uvuze muri Kayonza Oya, yawe komeza dore iminota iri kugutwara wowe yego 13 rusizi Komeza wowe. umva man ngo umva hasigaye tune Yonda yeme 13 hasigaye tune genda twakomeje wanuriwe wowe tekereza uko bari gusanga gusa ugiye kuyarya hasigaye tune ufite 13 ariko kora ariko shaka tune na telefone munce zo mu majyaruguru igakenye hasigaye tubiri hasigaye 13 yego ni 17 urabura 3 komeza asubo niba uri muri Gakenke wabonamo akandi karere nawe uri muri gakenye nyine Rulindo yego yenda ntiyavuze oya nayo yavuze nayo nayavuze urariwe hasigaye vuga tekereza arabura tubiri tekereza neza arabura 2 nacyo
asuko niba uri muri ako gace wabaramo akandi ariko noye reka ngumbwiye kure wabaramo akandi urimo kumukopeza reba hano ngubaze ikibazo oya genda reba muri kamera muri kamera cyangwa ureba inyuma oya muri kamera urabura tubiri wavuze wakibara mu majyaruguru nyine wakabuze oya reba noye ntabwo kandi uri muri gakeya amafaranga urimo kumukopeza ake ntacyo urimo kumukopeza aha ni ugiye kubera idebe urimo kumukopeza turura tubuze muri Kigali yego Bugesera akabuze yari yayivuze urekebara kandi noheli ntiyabishobora jewe kamutavura muri Kigali nyine vuga nyine Kigali yayivuze ajya hari tutaravuga Kicukiro akutaravuga yayivuze Kicukiro Gasabo wabivuze oya ahataravuga wabivuze kandi Gasabo wabivuze byose wabirangiza yini wa mukopeza umujyi wa Kigali wayirangije yamwihorere wanayivuze mu mujyi wa Kigali byose wabirangije n'amajyepfo urabishobora kandi we ntiwabishobora jewe navuge mana basa tugize kuyasangira gute wavuze waki yewe kopeze oya mureke ihorere iminota harabura ingahe iminota ntabwo cyari iminota urimo uramubwira uri umubwira umukopeje karenga rwamagana tuyivanamo sibyo uyu mukope arabura tubiri kugira ngo atsinde 5,000 bw'imuri imbere y'Imana sibyo muko tubiri turakunaniye twese mwakopeza uri kumureba iki igihe cyarangiye yego nyagatare igihe cyarangiye abivuze noneho birangiye nahuye wena nyagatare natwayivuze ntawe wavuze genda akarere wena kukopeje huye ariko ntacyo wari wagira nyagatare birakunaniye fa ko yes babiri iyo uvuga akarere ka Gatsibo ukavuga namubwira huye namukopeje huye akanura amaso wita wejya za Kibuye watsinzwe nyine ntabwo huye ari wahavuze byandagera yo wavuze kandi Noheli yagukopezaga huye ntayo wavuze huye nawe wavuze uri kigo ry'iniyo mpamvu nakubwiye kundeba huye nuza nyagatare nyine byuzo oya uri sheri wa yakamwana nyine wabaye nka yaka gusa nawe gatiti bari wari umuntu cyangwa gaciro nagwe na bibiri gatiti ngwino hano dore ngo ari kurengagiye kunyara do huwo ari njye leta gushaho kamera ubundi kambizo ariko tutagize uyu mukobwa katageze ko nawe ni fake nakubwiye ko wamureze wowe utwo turere twose wari kutuvuga jewe buvuge nubwo yagukopeje busubiremo Kicukiro Nyarugenge Gasabo washitse wa mugakazi amagari barongoye mu kanwa ahubwo ntabwo bakurongoye aho abugeneye wowe vuga nayo nde vuga turashaka turebe kuko nawe turobwenge bwawe inde vuga wowe nakubwiye ngo huye Nyarugenge Kicukiro Bugesera wanyumvise neza vuga nyine Rusizi Nyagatare Kirehe Gicumbi Nyabihu wanyumvise neza vuga nyine tuba tungahe mbese uri kubara aya urabeshya ntabwo yageze mvuza muri 10 tungahe umva ngo 10 natunga hari ukageshemo uyemo iki Kayonza Rwamagana 11 wacyumvise 11 komeza Kibuye Ruhango komeza hoye ariko Rusizi ntabwo ariyo Kibuye wa muginga komeza wabimeje neza akarere ka Kamonyi komeza urabona ndi umuntu akarere ka Muhanga harabura tubiri ubu harabura kamwe harabura kamwe akarere ka Nyarugenge aka Kicukiro wakavuze akarere ka Gisagara Gisagara nyine uravuze ataka Gisagara Gatsibo ariko ikibazo ni ugushakisha ntabwo wigeze gushakisha ntabwo urumva ko atari kubijyana bijyana ndarinda mbijyana tape bari tape kugira ngo bijyane gute ubundi iyo ukoze ikibazo ukagisubiramo uba wakisha hanyuma gatete baho katagisubiramo inde gatete bayo we nkubwiye ngo njyewe ibi ntabwo yabari ngiye bayabajije yambajije tore two muri Kigali ntabwo yambajije ngo genda ku murongo ku ntara ariko reka mubaze wese gatora. Are you stupid, you guys? Guys. Who are you? Who are you?
Who are you? Why not? ndakoje nyine who are you Who are you? Why not? who are you for me Who are you? Why? Ako disi bangurishije gutika ngo for what For ndi what? kukubaza Nawe urinde se nawe urinde. ukamaze ngo Kubaza ngo urinde. for what ngo uramaze ngo dide ngo for what Nyine urinde nyine. what are you doing now Ndi hano mu kazi nyine. can you give me bottle cyangwa se iyo bavuze ngo bring me bottle babavuze iki Ubwo ni kuto. ni kuto ndagusebeje usebye ukindeba abanyarwanda bakurebe Bisobanuye iki? iyo bavuze ngo bring me bottle ndakubwiye ngo wampa impereza ririya cupa ngo ni koto wamenye gukata imikeke wamenye gukata amakuku y'abagabo bakugurira nyamutumarika akabuno mu marogi nyamurara amajoro ariko ko mperuka mwari muri inshuti mwari kuvuganira yose kugaruka ashatse kwigira story nawe inkuru ushatse bigira kugira story stupid ntabwo nanjye ushaka kunzanaho niwe muntu w'ikigoryi nabonye muri social niwe media nawe ikigoyi gatete baraje ngo reka twongere nkawe tuvugishije ukuri gatete bamubwiza ukuri niwe mugabo nabonye muri social media iki ayo ndapfuye pe uyu mukobwa niba urinde ijambo ryawe ibi navuze noheli muhe bibiri basi noheli ibyiyumviro bireke ntabwo yatsinze bireke ngiye kukoza nawe gatete bakunda amafaranga mbwira ibihugu ibihugu biri muri East Africa urabimbwira umbwire numara kumbwira ibyo bihugu urambwira n'imirwa yabyo urayimbwira ibyo ntabyo nashobora ndi wese ugiye kuzaturuka imitsi y'ubwonko kubera gutekereza cyane ibyo ntabyo nashobora we nkurusha ubwenge ntabwo ibihugu biri muri East Africa uburayi buherereye he ngamubaze ngo uburayi buherereye kwe mugabane kandi nawe ari umugabane ni umugabane w'uburayi hanyuma iyo bavuze ngo ari you stupid guys oya icyongereza ntacyo nzi harakwise muri kigoyi ngo ndi kigoyi wese ni iki ariko ibaza umuntu wamubaza ibihugu biri muri East Africa we byakunanira ari iyo foolish ufirish muri umusazi umusazi ngira ngo endi harimo isamaki ahari ngo umusazi uyu nguyu yihore ese ubundi bavuze ngo bad bavuze iki bad ni bad Nepal umukobwa amenya ate umukobwa yasama ate sibyo ngiye kukubaza ikibazo batubajije nawe ntabwo ari kubivuge neza umukobwa ni izihe ndwara kwanza ebyiri umukobwa ashobora kwandura we ntiwazanduye umukobwa ashobora kwandura zikamugwingiza ngo zikamubwira kandi yari asanzwe ari mukuru namwe murabeshya indwara umukobwa ashobora kwandura niyihe ndwara umukobwa ashobora kurwara mu gihe yaba yarabyaye mu gihe ataragira igihe cy'ubukure cyo kubyara ni iyi ntabwo urabyara urakevyeje ntabwo urabyara jojo ntabwo urabyara ntabwo uri kukanyegera Aherazakwata kari mutarabyara njye mbashaka ngo udafite ngo niba ari ariko twabyara mutangiza ngira ngo imikure yo kubyara sinzi ariko tujye tubaza ibibazo bifite logique mu mutwe babwitiye abantu bakora kwa mudasobwa bafite ubwenge nimba nawe mubajije ngo East Africa igizwe n'ibihugu bingahe ambwire n'imirwa yabyo ni ukuvuga ngo harimo hano muri Omani harimo ahubwo se iyo uvuga u Rwanda umurwa mukuru w'u Rwanda bahita ngo iki harimo Tanzania oya umurwa reka ngo ubwo turagenda kuri tapu uretse tapu kuri tapu u Rwanda rugizwe n'uwe murwa nohe Kigali wari uvuze Uburundi ubundi bugizwe n'uwe murwa Bujumbura okay harimo ikihe gihugu kindi mu Bujumbura muri East Africa harimo na Uganda umurwa mukuru w'Uganda Kampala ubwo tugeze kuri gatatu mu bihugu biri East Africa icya kane kivuga icya kane ni Congo umurwa mukuru wa Congo bahita ngo iki Kinshasa okay ngiki igihugu kiri muri East Africa none nubwo murimo gufatanya muri bangahe ubwire ubwo nyuma murambwiye ikindi gihugu Israel ni muri Afrika hamwe kisekeda ba none se noheli
ngiye kukubaza ikibazo ngiye gushyiraho bitanu noneho shano ndabigwa imbere y'Imana fata iyi telefone yawe nutsinda uyigumane njyewe ntaribi banza uyu mukobwa 2,000 ntabwo yatsinze se yagerageje ntabwo yatsinze niba tumenya amata 45 yagerageje mani mu ishuri hari ugutsinda no gutsinda habamo uwa mbere n'uwa kabiri yagerageje uyu mugore wawe rero nawe ni ubusambo bibiri umva uramutunze